Yesu ubwo yaganiraga n'abigishwa be agiye kujya mu ijuru, ababwiye ko yenda kujya mu ijuru, badata ariko none uragiye pe, twasize imiryango yacu dusiga incundura, idini ryatwanze, abaroma ntibadushaka, nawe dore bakubambye, none dore urigendeye, ubu se biragenda bite? Ati byiza nuko ngenda. Ariko bari bafite impamvu yo kutamwemerera kugenda, ariko arabwira ngo ntimuhagarike iki imitima yanyu, mwizera Imana, ngiye kwa data. Hari impamvu yababwiraga atyo, bari komeza kumwakira nkaho ufite umubiri, kandi mu mubiri Yesu yari afite intege nke ku buryo abantu batari kumwubaha mu buryo buteye ubwoba nkuko yaragize ati. Ariko kubw'ibyo yari yambitse umubiri kugira ngo azashobore kwihanganira abanyamubiri nkatwe, bitewe nuko azaba yaramenye gusonza azihanganira abashonje, yaramenye umunaniro azihanganira abananiwe, yarahangawe azamenya ukuntu abantu bahangarwa n'abantu bitewe n'uyu mubiri. Yarangiza ubwo bituma ajya mu ijuru, arangira agiye kugendera, arabwira ati nyamara